nuvuga ngo Samuel yabonye umumaro wo kwigishwa kumva ijwi ry'Imana no kumva amagambo y'Imana no kuyageza ku bwoko bw'Imana. Samuel yaramenye akamaro ko guforoma abahanuzi, kuko nawe yaravuga ati iyo ntagira umusaza Eli byari kungora. Rero ntabwo ari byiza ko umurimo w'ubuhanuzi, ministère des prophètes, izarangirana nanjye nimara gupfa, noneho bikazivanga imyuka y'abadayimoni igafata abantu ikabayobya. Ni byiza ko de mon vivant mu gihe nkiriho ntegura abahanuzi bazajya bumva ijwi ry'Imana, none bakageza ku bantu b'Imana iby'Imana ishaka kuvuga. Mwabyumvise impamvu? Amen. Ariko tukiraho rero nashaka gutandukanya ikintu kimwe. Impano y'ubuhanuzi n'umurimo w'ubuhanuzi biratandukanye. Mubimenye. Turafata Abikorinto wa mbere ibice 12 dore ku murongo wa mbere tugeze 11. Turaza kubona aho icyitwa impano y'ubuhanuzi. Donc il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Le don prophétique et le ministère prophétique. A prophecy as a gift or a prophecy as a ministry. C'est très différent. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwabivugaga mukajya mu bigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabijyanwagaho kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka n'umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwuka n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka n'umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Amen. Hallelujah. Hano turumva ibijyanye n'impano. Hano ntabwo ari imirimo, umurimo w'ubuhanuzi tuvuge muri izi mpano ari impano y'ubuhanuzi, sibyo? En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance c'est le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Hano ubuhanuzi buvugwa hano ntabwo ari ubuhanuzi nka ministry, ni ubuhanuzi nk'impano. Rero umuhamagaro w'ubuhanuzi tuba turavuga nuriya uri mu Befeso 4:11. Nuko ahaba bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha. Amen. Voilà. Hari itandukanirizo hagati y'impano y'ubuhanuzi ivugwa muri za mpano hamwe n'umuhamagaro w'umuhanuzi uvugwa mu Befeso 4:11. Samuel uretse ko yari n'umutambyi akaba umuhanuzi, hamwe na Eliya, hamwe na Elisha, abo rero tubafate nk'urugero rw'imihamagaro y'ubuhanuzi. Ntago bari bafite gusa impano y'ubuhanuzi, ni umuhamagaro. It was a ministry, prophetic ministry. Murabitandukanya? Impano y'ubuhanuzi twumvise ko umwuka izo mpano zitanga uko ashaka.
na niyo mpamvu rero mu matorero amwe n'amwe kubera kutigishwa kuri abo bantu bayayoboye, kuko muri iki gihe abantu bashobora guhaguruka bagashinga amatorero, ntimubizi se? Wamubaza parukuru ye ntayo. Mwebwe mwigeze mubona umuntu avuduka gusa ngo abaye ministre ntakwiye kuba afite CV? Kwegeze mu mana mumbaye ko umuntu avuduka akajya gushinga itorero, muzajye muambariza CV zabo, sibyo? Kuko iri jambo ntabwo ari ukinisha, ririmo ibintu byinshi. Amen. Ayo matorero nkayo rero murazi ikibazo gihari, ni ukuvuga ngo kuko badafite ubumenyi, usanga nimba tuvuge n'umwuka wera, ntituvuge ko wenda ari ibinyoma cyangwa ari satani, tuvuge n'umwuka wera. Umwuka wera araje ku mukristo umwe, anyoneho arahanuye. Kubera kutigishwa uhereye icyo gihe bazahita bamubwira mukuru, ahubwo nibitinda niwe azaba anayobora na pastori. Mwabyumvise? Ni se dangereux. Ese itorero riyoborwa n'iki uretse umuhamagaro w'Imana? Murabika bya bitatu: calling, training, anointing. Benshi iriya yo hagati barayisimbuka ngo narahamagawe, training ise ntayo, no bakajya kuyobya abantu. Ntago mumvise muri Kenya umuntu yatwaye abakristo be mu rupfu? None se uriya se afite iki kibazo? Hago gengaya nabo bagiye gupfa, wowe ubura ubwenge ugeze aho bagutwara mu rupfu, ikaze komeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu bitatu kiye kubahirizwa kugira ngo uyobore abantu, ukwiye kuyobora abantu mu bintu ufitiye ubushobozi, yaba mu by'isi yaba mu by'umwuka. Nta gupfa rero abantu bibaza rero iby'Imana nikijya bapfumu, ubwo umupfumu nabo bamaze ngo wizeye. Nimba ari muri mwe abantu bigeze kujya mu bapfumu, mugeze banza kubabaza ngo nyereka diplome yawe, afa kwicugusa gusa, iyo ni diplome ye, ibyo akubwiye byose ukabyemera. Mu by'Imana, Imana ntabwo tuyirusha ubwenge ngo ibyacu tubyegizijemo ubushobozi, sibyo? Ngo hanyuma ibyayo Imana ntitegura abantu bayo. Imana se nikora mu kavuyo? Oya. Ntabwo rero impano zihagije, kuko impano twumvise ko umwuka ahitanga uko ashaka. Ashobora kuyifata noneho impano y'ubuhanuzi ikajya ku mukecuru ari hari atigeze kandagira no mu wa mbere, noneho ahita rero ajya hejuru y'abayobozi, azajya abayobora. Uko niko bimeze mu matorero amwe. Ngo ntacyo turi bukore tusabanje ngo kubaza Imana. Imana barebaza he kuri wa mukecuru atazi ibintu aho biva naho biki. Iyo ni problem ikomeye cyane. Rero nimuzigere muyoba, impano ntabwo ari maturité. Hari itandukanirizo y'impano no gukura mu mwami. Uriya murongo wa 11 musubiremo neti dusubiremo mwumve neza. Ntabwo ngo umwuka ngo atanga uko ubukure bw'umuntu bungana mu mwami. Atanga uko ashaka. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Amen. Nibikurikira maturité gukura oya uko ashaka. Umukristo nashaka hanure by'ukuri aguma ari umukristo akwiye kuyoborwa n'abayobozi, kuko abayobozi byumvikane ko bafite maturité yo kuyobora. Ntabwo bazi gusa ngo bagiye kuyobora. Uwo musiro byarivanze, umuntu arahaguruka akaba ari intyoza mu kuvuga agashinga itorero akayobora abantu, senga abantu ntibazi ijambo ry'Imana, ibintu byafashe umurongo utariho. Rero ibyo bibabwiye kugira ngo mu bantu mutandukanye ko turiga ukuntu ishuri y'abantu ryatangiye, kugira ngo bitandukanye impano n'umuhamagaro bitandukanye. Umuhanuzi yahamagaye ku muhanuzi, ntabwo ari ukubera ko afite impano y'ubuhanuzi. N'umwana wawe muto umuka ashobora kumuzaho agahanura. Nigeze kubabwira réveil yo mu France yuta le pays de Cévennes. Les Cévennes, nibaza ko paterne, les Cévennes warazumvise. C'est une région de la France. Les Cévennes higeze muri Cévennes higeze kuba n'intara, higeze kuba réveil mu binyenjana byatambutse ni kera.
kera mu bihe by'amareveyi, kuko ubu Bufaransa nabwo nco kimwe n'ibindi bihugu by'Uburayi byinshi biri mu buhenebere bukabije. Noneho muri Sevene rero haba za reveyi. Hamaze kuba reveyi rero ngo abana bari kwibera, abana bataramenye no kuvuga, umukara banyuragamo bagahanura. None tuje tubaye itorero ntimubiboneze, tubaye itorero bayobore, ni ikibazo gikomeye. Rero mu bitandukanye, impano z'umwuka zitandukanye n'umuhamagaro. Amen. Noneho byatangiye ryari rero? Amashuri, ishuri ry'abahanuzi nako. Amen. Na Samueli yari afite ishuri ahantu hitwa Nayoti. Yoti hafi ya Rama, aho Samueli yari afite inzu. Amen. Mu buryo abana b'abahanuzi, aho niho Samueli yabigishigirizaga kubyerekeye umuhamagaro w'ubuhanuzi, kugira ngo bamenye uko Imana ivuga, bamenye uko bageza ku bantu ijambo ry'Imana batarivanze n'ibyabo. Amen. Muribuka tusome nka Samueli wa mbere 19, Dawidi ahunga Sawuli ashaka kumwica, ahungira kwa Samueli amusanga i Nayoti. Amen. 19 dore ku murongo wa 18 kuri 24. Nuko Dawidi arahunga aracika, asanga Samueli i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samueli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati, Dawidi ari i Nayoti i Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura. Aha, bisanga umutwe w'abahanuzi. Abo ni bande se? Saül envoya des gens pour prendre David. Ils vinrent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, on veut dire ça, ayant Samuel à leur tête. Nous voyons ni ishuri ry'abahanuzi. Amen. Ninde directeur waryo? Ni Samueli. Niwe yari umukuru w'iryo shuri. Ritushuri niryo rya mbere rero muri Bibiliya yitwa ishuri ry'abahanuzi. Zihageze zisanga umutware w'abahanuzi bahanura, Samueli ahagaze aho nk'umutware wabo. Maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Amen. Ukomeje uza kumva inshuro zingahe yatumye abantu bajye gufata Dawidi, ntibagaruka, nabo bafatwa n'umwuka wo guhanura. Hanyuma mu nyuma ubwe nyiri ubwite Sawuli nawe ajyayo, nawe we biramukomerana, arahanura ijoro ryose bwinda bucya, n'imyenda y'inyambara bimuvaho, arya yikumbagaje hasi. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo rero Nayoti rero aho hantu niho hari ishuri rya Samueli, ishuri rya mbere ry'abahanuzi. Ikiza kubwira ko ari ishuri ryemewe n'Imana nuko aho hantu hari iryo shuri, murumva ko hari hatwikiriwe n'umwuka wari kuri Samueli, hari hatwikiriwe n'umwuka w'ubuhanuzi, ntabwo hari hatwikiriwe n'impano y'ubuhanuzi. Umwuka w'ubuhanuzi, prophetic anointing, niyo yari twikiriye aho hantu, mu buryo n'umuntu atari umuhanuzi iyo hakandagiye wahise kumufata. Amen. Na niyo mpamvu uko dushaka Imana hano, nigeze kubibabwira, bizageraho umuntu nubwo yaba atazi aho biva naho bijya, azapfa gukandagira hano gusa, imbaraga z'Imana zimufate
Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Nibiba rero nimuzatangare, hazaba hahindutse na Yoti. Amen. Murifuza ibyo bihe? Murabyifuza? Amen. Hallelujah. Ibyo bihe bizaba. Dukomeze. Rero ishuri ry'abahanuzi mwamaze kubyumva. Ryatangijwe na Samuel. Kuki yabonye umumaro iyo atagira Eli. Kwinjira mu muhamagaro we byari kugo. Aravuga ati rero nanjye Imana izamamagara maze gusaza. Uwiteka azabura ibikoresho. Anyuzamo ijambo ryayo. Kuko mbere umutambyi mukuru niwe bashakagaho ijambo ry'Imana. None ubutambyi bwarahumanijwe n'umuryango wa Eli kubera ibyaha by'abana be. None ijwi ry'Imana bakwikurishakira mu kanwa k'umuhanuzi. Apana mu kanwa k'ufite impano y'ubuhanuzi. Mu kanwa k'umuhanuzi. Niyo ashiraho ishuri ry'abahanuzi. Ribahe inayote hafi y'Irama. Nubwo avuga ngo inayote y'Irama ni hafi y'Irama. None nimumva ko Imana yemeye iyo institution, yemeye iryo shuri, kuko ako gace iryo shuri ririmo haratwikiwe n'amavuta y'ubuhanuzi. Amen. Aha. Okay. Noneho igihe kiragera, Samuel aritaba Imana. Abana be bakamusimbuye bari bamaze kuba ibirara. Baranapfuye ku rugamba kubera ko jijima y'Imana yari yagiye kuri bo. Yuko bazapfira rimwe bose umunsi umwe. Mu buhanuzi Imana yanyujije mu buhanuzi wayo abwira Eli. Hanyuma uwo murimo wo gutegura abahanuzi ntabwo warangiye. Turabona kandi amashuri y'abahanuzi akomeza na Eliya. Amen. Birakomeza na Eliya. Ubwo ko byafashe igihe kirekire. Eliya arakomeza. Dufashe nka Abami ba kabiri ibice bibiri. Eliya Imana ishaka kumutwara. Amen. Nete mukundi dusomere ure ku murongo wa mbere nushaka ugere ku murongo wa 17. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho uzi yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero wo arawuzinga, akubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane. Icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bubi. Bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati, data data, wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi.
maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, aturagura n'umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye akubita amazi, aravuga ati, Uwiteka Imana ya Eliya iri he? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka. Maze b'abana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati, umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Baramubwira bati, abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50. None ndakwinginze, reka bajye gushaka shobuja, ahari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye akamujugunya ku musozi muremure cyangwa mu kibaya. Aravuga ati, oya, ntimubohereze. Baramuhata kugeza aho bamurembeje, arabemerera ati, nimubohereze. Nuko boherezayo abagabo 50, bamara iminsi 3 bamushaka baramubura. Amen. Turabona yuko Eliya yari afite ishuri ry'abahanuzi Yeriko, amen, hamwe naye i Beteli. Hanyuma turebe rero Eliya amaze kujya mu ijuru, uwamusimbuye muri uwo muhamagaro ni Elisa. Turebe nawe ibyo batubwira, Abami wa kabiri nyine ibice 4 ku murongo wa 38 kugeza ku murongo wa 41. Bukeye Elisa asubira i Gilugali. Icyo gihe hari hateye inzara, hariho ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu ati, shyira inkono ivuga ku ziko utekera aba bana b'abahanuzi imboga. Umwe muri abo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, ahasanga umutanga awusoromaho intanga, areka umwenda we azuzuzamo, araza azikekera muri ya nkono batetsemo imboga, kuko batari babizi. Bahishije barurira abo bagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarushya bayiryaho. Aravuga ati, nimunzanire ifu. Aragenda yijugunya mu nkono, aravuga ati, nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Amen. Amen. Hano Elisa ari kumwe n'abana b'abahanuzi. Nuvuga ngo rya shuri ry'abahanuzi Eliya yashinze ryakomejwe na Elisa, kuko bararokonesheje, baramenye bati, uwagize Eliya umuhanuzi muri Isirayeli niwe yamusimbuje Elisa. Nkuko twumviraga Eliya, tuzajya twumvira Elisa. Turangiriza hariya ku gice 6, igice 6, Abami wa kabiri nyine umurongo wa mbere tuze ku murongo wa 7. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubera hato. None turakwinginze, reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureho igiti twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati, nimugende. Umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye, ndaje. Nuko barajyana. Bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intore zirakuka igwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, iguye he? Arahamwereka. Aherako atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Amen. Amen. Hano turabona rero amateka ajyanye n'ishuri ry'abahanuzi, yuko igitekerezo cya Samueli cyaturutse ko ubwo yaravuze ati, iyo ntagira umusaza Eli byari kungora kwinjira mu muhamagaro. Aravuga ati, nanjye mu gihe nkiriho nkwiye gutegura continuité kugira ngo Satani ntazavange. Hakwiye kuba hari abantu bateguwe neza kuzakomeza umurimo w'ubuhanuzi. Abo bana b'abahanuzi rero ntabwo biri tubwira byinshi ukuntu batoranywa, sibyo? Ariko nuko gusa Imana yarabemeye, kubera yuko bigishwaga kandi Imana igahamiriza yuko yabemeye. Kubera yuko turabona babwira Elisa bati, uzi ko sobuja Imana iri umutware uyu munsi. Ntabwo ari uko Eliya yari yababwiye, ntabwo abibiye ibanga,
nuko bari bafite umwuka w'ubuhanuzi. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ni ukuvuga ngo rero muri iryo shuri se byagendaga gute? Birumvikana ko byari ishuri riyobowe n'abahanuzi. Samuel yari umutambyi mukuru kandi yari umuhanuzi. Samuel yari umutambyi akaba n'umuhanuzi. Eliya yari umuhanuzi. Elisa yari umuhanuzi. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kibyara igisa nacyo. Ntabwo inka izabyara intare. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi rero ibyo yigishaga muri iryo shuri nibyo we ari. Ni ukuvuga ngo umwigisha ashaka umwigishwa azakura akageza ku rugezo rw'umwigisha. Ni ukuvuga ngo abo bantu rero bigishwaga iby'ubuhanuzi, bigishwaga uko Imana ivuga, uko bareseva message y'Imana, n'ukuntu bayitransmita, bayitanga, ikanyura mu gikoresho cyitwa umwana w'umuntu w'umunyantege nke kandi afite nawe ibitekerezo bye, ariko Imana ikamunyuzamo ijambo ryayo ishaka ku bwoko bwayo bwumva. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero, kuko ushobora kuvanga n'ibyawe, kuko ufite amarangamutima. Birasaba ko bigishwa rero ni gute ijwi ry'Imana ryumva, ni gute usobanukirwa iby'Imana ivuga, ni gute uzabitanga. Ibyo byose rero barabyigishwaga. Noneho umwuka wera agakorana n'umuhanuzi ukuriye iryo shuri kugira ngo abo bantu ntibazigire bavangirwa. Twabyumvise? Amen. Noneho twabonye ko Eliya yarakomeje ishuri ry'abahanuzi, hanyuma byatangijwe na Samuel. Eliya arakomeza, Elisha nawe arasimbura Eliya. Turabona amashuri yari ari mu gihe cya Samuel, yari ari mu gihe cya Eliya, yari ari mu gihe cya Elisa. Uno munsi twarebye isezerano rya kera, tugiye kureba isezerano rishya. Ariko ikintu ushobora kuvuga rero ni iki: muri iki gihe mu bihugu byinshi, cyane cyane mu bihugu bya Amerika, hari abantu bashinga ngo ishuri ry'abahanuzi, bavuga école prophétique. Ariko wajya kureba muri ibyo nta bihuriye n'ibi turiga. Ruvuga ngo birafatwa nk'inyigisho zisanzwe, amen, zo gutanga ubumenyi, ariko nawe bihuriye n'ibi ko iyo ari ishuri. Niyo umutwe uvuga ngo kuba ku birenge by'umwigisha mukuru ariwe Kristo. Biratandukanye n'ishuri école biblique, Bible college, cyangwa ubyite gute, ariko ukavuga ngo ni ishuri ry'abahanuzi. Biratandukanye, ubaha ubumenyi, ariko ntabwo kuvuga ngo bahinduka abahanuzi. Hano bahitaga abahanuzi, ko turabona banahanura bakiri mu ishuri. Murabyumva? Amen. Uvuga ngo uwo muntu cyangwa iryo shuri abarikuriye ntabwo bazahindura abantu bahanuzi, bazaha ubumenyi, ariko ntabwo bazabahindura abahanuzi, kuko Imana nihamagara abantu muhamagaro. Ntabwo umuntu ahamagarwa n'uwundi, amavuga n'Imana. Aba rero bari abantu bahamagawe n'Imana. Bibiliya ntabwo iri explicite tujyane mu madetaye, ariko ni abantu bari bafite imihamagaro. Amen. Wenda reka turangize rero kuri nuze. Urabona iyo abantu bari mu ishuri barigishwa teori, hakaba na pratique. Turebe rero abana b'abantu rero babajyanye rero muri stage rero, sibyo? Turero abana b'abahanuzi bajyanywe muri stage. Elisha mu ishuri rye ajyanye rero abanyeshuri muri stage, ariko turabona umwe hano. Elisa ahamagara umwe mu bana b'abahanuzi, aramubwira ati: "Cebura wende imperezo irimo amavuta, ujye i Ramoti Galeyadi. Nugerayo ubaririze Yehu mwene Yehoshafati mwene Nimushi. Numenya aho ari, winjire umuhagurutse muri bene se, umujyane haruguru mu mwinjiro, uhereko wende iyi mperezo irimo amavuta, uyamusuke ku mutwe, uvuga uti: Uwiteka aravuze ngo akwimikishije amavuta ngo umwami w'Abisiraheli. Maze uhereko ukingura urugi, wiruke uhunge ntutinde." Nuko uwo muhungu w'umuhanuzi aragenda ajya i Ramoti Galeyadi. Ageze yasanga abatware b'ingabo aho bari bicaye, aravuga ati: "Ngufitiye ubutumwa mutware."
yehu aramubaza ati ni uwuhe muri twe twese? Aramusubiza ati ni wowe mutware. Nuko yehu arahaguruka binjirana mu nzu. Bagezemo uwo muhanuzi amusuka amavuta mu mutwe aravuga ati Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze iti nkwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisiraheli ubwoko bw'Uwiteka, kandi uzice ab'inzu ya shobuja Ahabu, kugira ngo mpore Yezebeli amaraso y'abagaragu banjye b'abahanuzi n'abandi bagaragu b'Uwiteka bose. Ab'inzu ya Ahabu bose bazarimburwa, mare umuhungu wese kuri Ahabu uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli. Nuko inzu ya Ahabu nzayihindura nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya. Imbwa zizarira Yezebeli mu gikingi cy'Yezereli, kandi ntawe uzamuhamba. Nuko akingura urugi arahunga. Maze Yehu arasohoka asanga abandi bagaragu ba shebuja. Umwe aramubaza ati ni amahoro masa? Wa mugabo w'umusazi yarakuzanyweho n'iki? Aramusubiza ati uwo mugabo muramuzi n'amagambo ye. Amen. Hano mwabyumvise? Amen. Hano turabona Elisa afashe umwe mu bana b'abahanuzi amutumye muri stage, uko aramutumye kugenda gukora umurimo. Amen. Elisha yagakoze ubwe, amuha directive, amuha ibyo ari gukora n'ibyo akwiye kwirinda. Amen. Uyu ntabwo ari Elisa, n'umwana w'umuhanuzi. Ni ukuvuga ngo atangiye rero kubatoza uko abakorera Imana, kuko umuhanuzi niwe watumwaga kwimika umwami. Muribuka ko Dawidi yimitswe na Samueli. Hano rero Elisa niwe arakwiye kujya kwimika Yehu. Amen. None atumye umwana w'umuhanuzi. Mwabyumvise? Rero niko kamaro kari amashuri y'abahanuzi muri icyo gihe. Amen. Reka rero ndangize kuri iki. Murabona yuko ntabwo ari we wese yinjiraga muri iyo shuri yatezwa kuba afite umuhamagaro. Uraza ubirebera, iyaba atari umuhamagaro w'Imana, uwa mbere, promisiyo ya mbere y'iryo shuri yari kuba Gehazi. Mwanyuze? Kuko Gehazi we yabanaga na shebuja, ariko Gehazi nigeze avamo umuhanuzi. Uko Elisha yigeze no kugaragaza uriya mugabo ese afite uwo muhamagaro. Ese akazi ke ni ukunyoza ibirenge no kuntekera imboga. Wa mwana w'umushino yo mu kazi apfuye amuha inkoni ati rukanka uyishyire ku mwana arazuka. Gehazi ariruka ajya ku murambo w'umwana ashiraho wapi. Nivuga ngo l'autorité déléguée ntigeze ikora, kuko autorité y'umuhanuzi Elisa ntabwo yemeye kujya kuri Gehazi. Ariko urabona ko uyu mwana w'umuhanuzi byarakoze. Wabibise? Kuko Imana yari izi muri Gehazi umutima w'uburiganya bwe. Gehazi nta muhamagaro w'ubwami yari afite, ahubwo yari umuntu yishakira indamu. Rero Imana niyo ipima imitima y'abantu. Nubona nka muri benshi muranyumva, nta ubizi muri mwebwe umwami Yesu atinze kuza nk'imyaka 10. Usibye ko nabihamya. Sibyo? Ibi no ndavuga hano. Hari ibyo Imana irategura muri bamwe muri mwe. Sinzi icyo Imana izakora, ariko si mwese, ariko barahari. Ibi Imana irabategura. Imana yabwa icyubahiro. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Mwabyumvise? Ariko umutima wanjye nuko ataboneka Gehazi. Nibura mwese muboneke nk'abana b'abahanuzi. Nibura mwumvise yuko umwana w'Imana wese akwiye kuba ku birenge by'umukozi w'Imana, pana wa fake. Muvuge muti apana wa fake. Muvuge muti afite CV ya nyayo, adashobora kuyobya abantu. Amen. Sibyo se? Ubwo rero mwebwe ubu Imana iraha ubushishozi, nta numwe azakurikira abantu ba fake. Kuko Paulo abwiye Timoteyo ngo ibyo nakubibemo, ibyo nakubigiyemo, ibyo nabibye muri mwana wa Timoteyo. Sijo paraphrase, mvuze Paulo nka shamagambo yanjye ati ndahamya uko nuko umwami yamamagara. Amen. Nta numwe aza kuvana mukuri, kuko aravuga ngo kuko urazi aho wawukuye, urazi ukuri aho wagukuye, urazi ku birenge byande Imana yanyujemo ibyakubatse.
namwe rero umuntu ari hano hanyuma ejo akayobwa n'abantu ntazi aho baturuka, uyo muntu bizaba ari ibibazo bikomeye. Azaba ari hano gusa umubiri ariko ntigeze aba hano ubugingo n'umwuka, kuko hano hari ibintu bihagije. Siko bimeze? Tukomeye mwama bashimisha.